Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe, Pastor Sylvester.N nkuko bisanzwe tuba tuje kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana, ijambo ribohora, ijambo rihumuriza imitima, ijambo rihugura abantu kuvana mu byaha. Ariko mbere yuko tubwiriza ubutumwa, reka mbanze senge. Uwiteka Mana, ndagushimiye ko nongera guhabwa aka kanya. Senge buri muntu wese urimo kunyumva kugira ngo uganirize umutima we kandi uhure n'ibyifuzo bye, byaba ari ibyo mu mwuka, byaba ari ibyo mu mubiri, byaba ari ibyo mu bitekerezo, hagire igihinduka mu buzima. Kandi nanjye ndagusaba kugira ngo umfashe, umpe imbaraga, umpe ubwenge, umpishurirwa kugira ngo Mana ubutumwa wanshyize ku mutima bugere ku bantu benshi. Urakoze yuko umvishe gusenga kwa mu izina rya Yesu, amen. Rero uyu munsi tugiye gukomeza n'ikiganiro kivuga ku kintu gikomeye gikunda gukomerera abantu, ndetse na Satani arakirwanya, n'ijambo ryitwa kwezwa. Bikaba biri mu gitabo cyo mu isezerano rishya, mu gitabo cyitwa ABAHEBURAYO, igice cya 12 umurongo wa 14. Haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro ndetse no kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Haleluya. Iki ni ikintu gikomeye. Tumaze iminsi tuvuga ku ijambo rivuga ngo rinda umutima wawe kurisha ibindi byose warinda, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ni ukuvuga ngo twezwa mu mutima, twezwa mu bitekerezo, twezwa mu magambo, twezwa mu buryo bwinshi. Ariko ibyo bintu bigaragarira hanze, abantu babona yuko twejejwe, akenshi biba byatangiriye mu mutima. Kandi ntabwo umuntu apfa kwezwa gusa, ahubwo hari ikintu kimweza, hari ikintu abanza kugira ngo yakire kimweze. Ni ukuvuga ngo nk'uko tujya tubona umuntu afata umwenda wanduye akawugishyira mu mazi, agashyiramo isabune, akavuguta, ikizinga kikavaho, niko natwe twakira ijambo ry'Imana, cyane cyane iyo turisomye, ndetse iyo turyumvise ribwirizwa. Iryo jambo iyo turyizeye, twaryisomeye muri Bibiliya, rikinjira mu bitekerezo byacu, rikajya mu mutima, riragenda rikinjira, rigahura na cya kibazo, rigahura na cya cyaha, rigahura na bwa bubi buri mu mutima. Ijambo rigashinja umuntu icyo kintu aba yakoze, ukuntu aba yatekereje, imigambi mibi aba yagambiriye. Iryo jambo rikinjira rigakosora ibyo bintu, riraza rikinjira mu matwi yawe, rikinjira mu bitekerezo, rikajya mu mutima, rikagenzura. Kuko hari ahantu nanone mu ABAHEBURAYO 4:12 havuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga, ngo ryinjira no mu misokoro, rikagenzura n'ibitekerezo by'umuntu. Ni ukuvuga ngo rero iyo twumvishije iryo jambo, twarigisomeye muri Bibiliya, riragenda rikagira icyo rihindura mu bitekerezo byacu, ryarangiza rikatweza. Twamara kwezwa, tukabana n'abantu amahoro, ndetse tukanezeza n'Imana. Ijambo rero ry'Imana iyo turyumvishije, iyo turisomewe, riratweza rikadutunganya. Cyo ni icyambere, riratweza rikadutunganya. Umuntu yaba ari umunyabyaha, umuntu yaba akora ibintu bibi, ririnjira rigakosora ibintu, rikatweza rikadutunganya. Icya kabiri, ijambo ry'Imana iyo turisomye, riduhindura abantu beza. Twari babi, twese twari babi, twese twari abanyabyaha, ariko twagiye duhura n'abavuga butumwa, abantu batubwiriza ijambo ry'Imana, bakatwereka ubuzima bwa Satani ko ari bubi,
bakatwereka ibibazo duhura nabyo muri iyi si, ndetse natwe twakwigenzura tugasanga turi babi, ariko bakatubwira bati nimwakira ijambo ry'Imana mukaryakira mu mitima, rirabahindura ibyaremwe bishya. Ndetse iryo jambo ry'Imana twaryizera tukakira umwami Yesu Kristo akinjira mu mutima wacu akaduhindura ibyaremwe bishya. Ni ukuvuga ngo iryo jambo icya mbere riradutunganya, icya kabiri rikaduhindura abantu beza kandi twari babi. Haleluya. Nshuti muvandimwe unyumva, nta muntu w'umumarayika uri kuri iyi si, ariko twese twari abanyabyaha. Twese twari abanyabyaha, nanjye nari umunyabyaha, nawe wari umunyabyaha unyumva, ariko uyu munsi ntabwo Imana yifuza yuko tuguma nk'uko turi. Imana yifuza yuko tuva mu byaha, tukava mu bintu biturembeje, tukava mu buretwa bwa Satani, tugahinduka. Kuvuga ngo ijambo ry'Imana niyo nkota y'Uwiteka igenda igatsinda Satani. Ijambo ry'Imana nanone riraza rikatweza, rikadukuraho ibizinga, rikadukuraho ubwandu bwo mu mutima. Haleluya. Icya gatatu, ijambo ry'Imana rigira umusaruro iyo rihinduye ubuzima bwacu. Rigira umusaruro iyo rihinduye ubuzima bwacu. Bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo niba umuntu yagenderaga mu buzima bw'ibyaha, akaba wenda afite ubuzima bubi atewe n'ibyaha, iyo ijambo ry'Imana ryumvishije, iyo ijambo ry'Imana rigiye mu mutima we, riramuhindura, rikamweza. Yamara guhinduka avuye mu bibi ahindutse umuntu mwiza, rikamubyarira umusaruro. Kubera iki? Kubera yuko bwa buzima yabagamo, bwa buzima nabagamo burahinduka. Umuntu akava mu bintu bibi akajya mu byiza, noneho umusaruro ukagaragara. Urugero, niba wakoreraga amafaranga ukayangiza uyajyana mu bintu by'ibyaha, icyo gihe iyo bivuyemo ya mafaranga agira akamaro, ashyirwa mu yindi mishinga, umuntu agatera imbere. Niba yari umukene agatangira gutera imbere, akagira imibereho myiza, kubera yuko iryo jambo riba ryinjiye rigahindura ibintu mu buzima, noneho rikabyara umusaruro, ubuzima bugahinduka. Umuntu ukabona afite ubuzima bwiza bwo mu mutima, akagira amahoro yo mu mutima, bikaza kugaragarira n'inyuma umuntu yahindutse umuntu muzima, yakeye, kubera yuko hari ibintu biba byahindutse. Hari ibintu biba byahindutse mu mutima we, mu bugingo, mu mwuka. Noneho Imana ikagenda ihindura umuntu gahoro gahoro, igihe kikagera akabyara umusaruro. Ijambo ry'Imana rigira umusaruro iyo rihinduye ubuzima bwacu, ridukuye mu mico mibi, rikaduhindura abantu beza bashimwa n'Imana n'abantu. Haleluya. Iyo ryaguhinduye umuntu muzima, rikagukura mu bintu bibi, rikaguhindura umuntu mwiza ushimwa n'Imana n'abantu, ugirira akamaro abantu bakugirira icyizere, abantu baragukunda, ndetse waba wabonye n'akazi ukagira umusaruro muri iyo proje, muri uwo mushinga, muri ako kazi uba wahawe. Hanyuma izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro, kubera yuko wagaragaje indangagaciro z'abana b'Imana kandi zigaragarira umuntu wese. Bikakugirira akamaro ubwawe, ariko bikakagirira n'abandi. Ijambo ry'Imana rero iyo turyumvishe ndetse tukanarisoma, iyo ryaduhinduye ritubashisha kubana n'abantu bose amahoro, nk'uko hariya twabibonye ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ni ukuvuga ngo iyo uhirimbanira gusoma ijambo ry'Imana, iyo uhirimbanira kuryiga, iyo uhirimbanira kuritega n'amatwi, si ukuritega amatwi gusa, ahubwo ugerageza no gukora iby'ijambo ry'Imana rivuga. Gukora iby'iryo jambo ry'Imana rivuga
rikabyara umusaruro. Uwo musaruro ni uwuhe? Ni ukugira ngo riguhe kubana n'abantu bose amahoro, ndetse rikakweza, ryamara kukweza rigatuma ubyara umusaruro, ukigirira akamaro, ukakagirira n'abandi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo umuntu azagire ubuzima bunesha icyaha, bunesha satani, ntabwo ari ikintu cy'izo uwo munsi. Ni urugendo rurerure, ni urugendo. Haba hari intambara yo mu mwuka, hari ibintu biba birimo kuba mu buzima imbere mu mwuka, mu buzima, mu bugingo, mu bitekerezo, aho ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba 2:5-17 havuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu. Umva iryo jambo, ari muri Kristo Yesu. Hariho kuba muri Kristo Yesu, ariko hariho no kuba hanze ya Kristo Yesu. Hano baravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, dore ikintu aba icyaremwe gishya. Aba icyaremwe gishya. Ngo ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu ahinduke icyaremwe gishya, kondisiyo ni uko aba muri Kristo Yesu. Hari abantu bamwe bibeshya ngo bari muri Kristo Yesu, ariko ukuguru kumwe kuri mu isi, ukundi kuri muri Kristo. Aho ngaho ntabwo aba ari muri Kristo Yesu, ahubwo bisaba ngo umuntu wese ko yakabaye ari ibitekerezo, ari ubuzima, ari amarangamutima, ari mu mwuka, byose bibe biri muri Kristo Yesu. Noneho iyo uri muri Kristo Yesu, aho ngaho tayari wabaye icyaremwe gishya. Yesu hari ibintu agenda ahindura, hari imico mibi akuramo, hari imitekerereze ishaje akuramo, hari imitekerereze ya satani akuramo. Noneho ugahinduka icyaremwe gishya, ukajya utekereza nk'abana b'Imana, ugakora nk'abana b'Imana, kuko ibintu umuntu akora birabanza bigatekerezwa mu mutima. Iyo umuntu yahindutse mu mutima, yahindutse bigaragarira n'inyuma, ugahinduka icyaremwe gishya, n'umuntu wese akabibona ngo dore byose biba byahindutse bishya. Ikintu kigaragaza ko umuntu atabaye icyaremwe gishya ni igihe aba avuga yuko akijijwe, ariko wareba imbuto yera ugasanga ntabwo zigaragaza yuko yakijijwe. Ubwo uwo muntu ntabwo aba ari muri Kristo Yesu neza. Hari igipande kiba kitari muri Kristo, ariko umuntu uyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bishya. Wowe ni wowe ugomba kwisuzuma ukavuga uti ariko ndi muri Kristo Yesu neza, cyangwa ndimo igice kimwe ikindi kiri hanze, ndimo 50%, 50% iri mu isi, ndimo 90%. Ariko Imana idufashe cyane, Imana idutabare kugira ngo tujye muri Kristo Yesu. Ntabwo biba byoroshye, tubashishwa na Kristo uduha imbaraga. Nshuti muvandimwe, ndasenga kugira ngo nge nawe tube muri Kristo Yesu. Nituba muri Kristo Yesu, nibwo tuzabyara umusaruro, nibwo tuzagirira isi akamaro, nibwo tuzatungana rwose, nibwo tuzahinduka abantu beza, atari twebwe tubyigiza, ahubwo ari Kristo tubashishije. Nibwo tuzagira umusaruro, tukawigirira ubwacu, tukawugirira n'abandi. Nibwo imico mibi izatuvamo burundu, tugashimwa n'Imana n'abantu. Ariko ibyo byose iyo tubikoze, iyo twagiye muri Kristo Yesu tutagiyemo igipande kimwe, duhinduka abantu babana n'abantu bose amahoro. Haleluya. Kuba muri Kristo Yesu rero bidusaba kugendera mu ijambo ry'Imana. Ntabwo waba muri Kristo Yesu utabanje kugendera mu ijambo ry'Imana. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana icyo ritegetse ugaharanira, ukagira umwete wo kubikurikiza. Ijambo ry'Imana ryavuga ngo wirinde icyaha runaka ukakirinda. Kugendera mu ijambo ry'Imana nibyo bivuze kuba uri muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ijambo ry'Imana riratweza, ijambo ry'Imana riratumurikira,
ijambo ry'Imana riraduhumuriza, ijambo ry'Imana ridushinja ibyaha, kandi ijambo ry'Imana iyo ni imbuto, iyo yatewe mu mitima yacu yera imbuto nziza. Haleluya. Mbere yuko umuntu aba uw'akamaro ku bandi, akaba akamaro ku muryango we, akaba akamaro ku baturanyi, akaba akamaro mu kazi akora, akagirira akamaro igihugu cye, akagira akamaro no mu murimo w'Imana, nuko uwo muntu ubwe abanza guhinduka. Reka nyisubire, mbere yuko umuntu aba uw'akamaro ku bandi, akaba uw'akamaro kubwe wenyine n'umuryango we, ku baturanyi, mu kazi ke, mu gihugu no mu murimo w'Imana, nuko uwo muntu ubwe abanza agahinduka mu mutima. Ahinduka mu mutima ati nuko ijambo ry'Imana rigenda rikamweza, rigenda rigahindura ibintu, ibyananiranye bikavamo, ibintu byose, imico mibi ikava muri uwo muntu, noneho yamara kuvamo agahinduka icyaremwe gishya, abantu bakabona yuko yahindutse koko. Uwo muntu rero ibitekerezo bye, imikorere ye ibingira akamaro kuri abo bantu nakubwiye. Ariko si ikintu wavuga ngo ni ikintu cyoroshye, ni ikintu gisaba imbaraga z'Imana gusa, ni ikintu gisaba kugira ngo umuntu yinjire muri Kristo koko, kuko iyo winjiye muri Kristo ntabwo uba ugikoresha imbaraga zawe, ahubwo ubwami bw'Imana buba bwinjiye mu mutima wawe bugahindura ibintu. Ubwami bw'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwami bw'Imana si ubwo kurya, si ubwo kunywa, ahubwo n'ubwo gukiranuka, n'ubwo amahoro, n'ubwo ibyishimo muri Kristo Yesu. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana iyo bumaze kwinjira mu mutima wawe buhindura ibintu, bugendana n'ijambo ry'Imana ugahindura ibintu bigahinduka, imibereho igahinduka, imitekerereze igahinduka, mindset. Umuntu agatekereza neza, yatekerezaga nabi. Umuntu agakora ibyiza, yakoraga bibi. Umuntu agakunda abantu, nyamara yangaga abantu. Umuntu akagira urukundo, umuntu akagira kugira neza. Umuntu agakunda abantu atarobanuye ku butoni. Urabona umuntu bita Yona. Yona Imana yamubwiye ngo ajye kubwiriza ubwoko bw'Inenewe, warabipinganga kujyayo. Kubera iki yanze? Nuko yarazi yuko bari abantu b'Inenewe bari abanzi b'Isirayeli, yarafite ikintu cyo kwanga ubwo bwoko, afite ironda koko, yanga kujyayo. Nyamara Imana imujyana ku ngufu, yisanga yageze Inenewe arabwiriza, ariko Yona mu mutima we nta rukundo yari afite. Bisaba rero kugira ngo umuntu wahindutse icyaremwe gishya, wahinduwe n'ijambo, ahinduke rwose, agira urukundo rw'Imana, akunda abantu bose atarobanuye ku butoni. Mu mutima w'umuntu rero, aho hantu hitwa mu mutima w'umuntu, abantu bajya bavuga ngo umutima w'umuntu ni mugari. Koko ni mugari. N'ahantu hacurirwa imigambi myiza cyangwa mibi. Mu mutima w'umuntu niho amarangamutima wayasanga, niho ibintu, niho ijambo ry'Imana ryinjira rikagenzura, rikareba yuko aho hantu hakeneye gukira. Ni ukuvuga ngo muri uwo mutima niho ijambo ry'Imana ryinjira rigahindura ibintu. Rero niho ibyemezo bigenga ubuzima bw'umuntu bifatirwa. Niyo mpamvu ubukire abantu birukira, ubukire ntabwo buri hanze y'umuntu, ahubwo ubukire buba mu mutima w'umuntu, buba mu bitekerezo by'umuntu. Ni ukuvuga ngo niba ushaka gukira, urabanza ugatekereza mu mutima wawe hameze hate. Ni ukuvuga ngo utari watungana mu bitekerezo, utari watungana mu mutima, no hanze ntago byacamo. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwami bw'Imana nubwo gukiranuka, nubwo amahoro, nubwo ibyishimo muri Kristo Yesu. Ikibanza ijambo ry'Imana rikongera rikavuga muri Matayo 6:33 ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka,
n'ibindi byose muzabyongererwa. Ni ukuvuga ngo Imana irabona yuko priority atari ibintu yaremye, ahubwo priority cyangwa ibyibanze Imana gushakaho inshakaho no kubanza tukayikiranukira, no kubanza tugashaka ubwami bw'Imana, no kubanza tukajya mu bwami bw'Imana, tukagendera mu nzira zayo, kuko n'ubundi ibintu byaremwe n'Imana, natwe twaremwe n'Imana. Byaba ari ikintu kibabaje gushaka ibintu by'Imana, Imana ntituyishake. Aho ngaho biba bicuramye. Ahubwo aho kugira ngo tubanze dushaka ibintu by'Imana yaremye, twabanza tugashaka iya Mana yaremye ibintu, noneho ikazajya iduha ibintu ari nko kutugororera. Rero iryo ni ijambo ry'Imana. Nukuvuga no mu mutima w'umuntu ni hagari, niho hacurirwa imigambi myiza, niho hacurirwa n'imigambi mibi. Aho rero niho umuntu afatira icyemezo agahitamo ibyakwinjira mu mutima we byamugirira akamaro, agakuramo ibyamugirira nabi. Amagambo mabi ukayimira ntinjire mu mutima wawe, ibintu bibi, ibyaha n'ibintu tureba byonyine biratwanduza. Ugahitamo amafilimu ugomba kureba nayo utareba, ugahitamo inshuti ugomba kujyana nazo n'izo utagomba kujyana. Nukuvuga ngo hari inshuti zitwa ko inshuti ariko ari mbi, zishobora kukujyana ahantu habi, ariko ni wowe ni njyewe ufite icyemezo cyo guhitamo icyo nakora cyatuma mu mutima wanjye hatandura. Mu mutima w'umuntu niho ibyemezo bigenga ubuzima bifatirwa. Nukuvuga ngo turamubona tukabona koko arishimye, ariko nanone abantu bazi guhisha amarangamutima agerageza kugaragaza yuko yishimye, ariko mu mutima we ababaye cyane. Agaseka akamwenyura, ariko mu mutima we ababaye. Abo ni babandi bita ngo ni banseka mbabaye, ariko ijambo ry'Imana ryo ririnjira rikagenzura rikamenya yuko koko ubabaye. Uyu munsi wa none wowe wumva ubu butumwa, Imana yifuza yuko uba umunyakuri, ukagaragaza amarangamutima yawe. Niba ubabaye ukaba ubabaye nyine, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabaza ndagutabara ngo hishurire ibihishwe utamenya. Iyo ubabaye utabaza Imana ikagutabara, iyo wishimye uhimbaza Uwiteka. Ntabaza ndagutabara, nta muntu watabaza adafite ikibazo. Ukuvuga ngo wowe ufite ikibazo uratabaza, wamara gutabaza Imana ikagutabara, ikakoherereza ijambo riguhumuriza, ikakoherereza ijambo rikemura ikibazo cyawe, ikakoherereza ijambo rigenda rigafata ku mutima, rikaviza cya kibazo ufite, rikagikuramo. Ahari akababaro Imana ikinjizamo umunezero, ahari ibyaha Imana ikinjizamo gukiranuka, ahari agahinda Imana ikinjizamo ihumure. Uyu munsi wa none abantu benshi bafite ibibazo, bafite agahinda, depression ni nyinshi cyane, ndetse igenda ituma abantu bafata icyemezo bakikuraho ubuzima bakiyahura. Ariko uyu munsi ndakubwira ngo ijambo ry'Imana ryo ni rizima, riraza rikaguhindura icyaremwe gishya. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana niyo itanga ubuzima. Satani we yaje kurimbura no kwica no kumaraho, ariko Yesu yaje gutanga ubugingo, kandi ubugingo bwinshi cyane. Wowe wifuza kubona ubugingo buhoraho, kwifuza kubaho amahoro, kwifuza gutekereza neza, kumva ufite amahoro mu mutima, ni ukwakira Kristo Yesu, ukinjira muri Kristo Yesu, ugahinduka icyaremwe gishya, agahindura ibitekerezo yawe, agahindura imigendere yawe, agatuma ufata ibyemezo bijyanye n'ubushake bw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugandukire Uwiteka, murwanye Satani nawe azabahunga. Yes, kugandukira Uwiteka, kubaha Uwiteka, kugendera mu ijambo rye, kumwumvira, ahasigaye ukarwanya Satani akaguhunga, kubera yuko uba wigwijeho imbaraga z'Imana. Turabona Dawidi na Goliyati. Yes, Goliyati yarwanaga kimubiri, arwanisha ibintu bikomeye, ariko Dawidi we yari yishingikirije ku Mana. Aravuga ati wowe wa Mufilisitiya utakebwe unteye nayo macumu, ariko ngiye nkuteye mu izina ry'Imana ihoraho. Nukuvuga ngo yaje kumutsinda. Nukuvuga ngo ibyo bigeragezo, ibyo bibazo, ibyo bintu bikuraje inshinga, wabitsinda ubitsindishije ijambo
ry'Imana. Turabona Yesu nawe atsinda Satani amugerageza akavuga ngo biranditswe. Uyu munsi wa none nuhura n'ikigeragezo icyo ari cyo cyose ukaba ufite ijambo ry'Imana mu mutima wawe, uzajya ubwira icyo kigeragezo ukibwira uti biranditswe ngo umukiranutsi ntazarekwa, biranditswe ngo. Pawulo igihe yajyaga kuvuga ubutumwa ahantu bita Etenayi, abo bantu bari barabaswe no gusenga ibishushanyo bibajwe. Kandi iyo dusomye mu Kuva igice cya 20 tubona amategeko y'Uwiteka avuga ngo ntitukagira izindi mana yacu imbere yacu, n'ibishushanyo bibajwe ntitukabisenge. Abo bantu bari abantu batari barigeze bamenya ubutumwa, batari barigeze babibwirwa. Nuko igihe Pawulo yarajyanye ubutumwa abagezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwo kuzuka, bumvaga ubwo butumwa ari nk'inzaduka, bumvaga ari ibintu bishyashya mu matwi yabo, nkuko nawe wakumva ubutumwa ukumva ari inzaduka. Ariko akomeje kubibasobanurira, ubwo yagendagendaga areba iyo midugudu y'iwabo, yaje no kugera ku kigirwamana, ku gicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Abo bantu rero basengaga ibyo bishushanyo bazi yuko nta kibazo gihari, kuko niyo muco bari barakuriyemo. Ariko Pawulo abagezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo no kuzuka. Nuko Pawulo yahereye aho ababwira ko iyo Mana itamenywa, iyo ngiyo bise ngo ni Imana itamenywa, aravuga ati iyo niyo yaremye ijuru n'isi. Aranavuga ati iyo Mana itamenywa ntiba mu nsengero zubatswe n'abana b'abantu. Uyu munsi wa none Imana iri mu mutima wawe, Imana iri hose, Imana ni umwuka, n'abayisenga bajya bayisengera mu mwuka. Turibuka igihe Yesu yagendaga agahura n'umusamariyakazi amusaba amazi. Umusamariyakazi yaramubwiye ati twebwe abasamariya dusengera kuri uriya musozi, ariko mwebwe abayuda musengera i Yerusalemu. Yesu aramubwira ati igihe kirageze kandi kirasohoye, abasenga data mukuri bagomba kwisenga mu mwuka no mukuri, mu mwuka no mukuri. Ni ukuvuga ngo gusenga data wa twese mu mwuka no mukuri ni ukwisenga uzi ngo Imana ni umwuka, ukayisengera no mukuri kw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero Pawulo abona aba bantu ntabwo bazi ijambo ry'Imana, ntabwo bazi iyo biva niyo bijya, ntabwo bazi yuko gusenga ibigirwamana n'ibishushanyo ari icyaha. Arakomeza arabwira ati iyo Mana, ibyo bigirwamana musenga ntabwo byemewe, ahubwo iyo Mana muvuga ngo mutazi, iyo ntikorerwa n'amaboko y'abantu kugira ngo wenda hari ikikeneye. Ni ukuvuga ngo Imana yashaka kubereka yuko Imana itagaragarira muri biriya bishushanyo bari barashushanyije, kuko Imana ni umwuka. Arongera avuga ati iyo Mana niyo yahaye abantu bose ubugingo no guhumeka. Uyu munsi wa none Imana niyo yaguhaye guhumeka, niyo yaguhaye ubwo bugingo. Imana niyo ituma uramuka, Imana niyo ituma uba muzima, Imana niyo ituma utwara imodoka ukagira iwanyu amahoro, Imana niyo ituma ujya ku kazi ugakora akazi kawe neza, utekereza neza, Imana niyo ikurinda impanuka, Imana niyo ikurindira umuryango, Imana niyo yaguhaye urubyaro, Imana niyo ikurinda, yakurinze imyaka yose wabayeho ku isi kugeza n'uyu munsi. Kandi ubuzima bw'umwana w'umuntu uwo ari we wese buri mu biganza by'Uwiteka. Ushobora kuba wumvishije ijambo rigafata ku mutima wawe, kuvuga ngo utejejwe ntiwabona umwami Imana. Idini usengeramo ntabwo ryatuma ujya mu ijuru keretse wejejwe. Amafaranga waba ufite ntiyatuma ujya mu ijuru keretse wejejwe. Ni ukuvuga ngo nta handi twabonera ubutsinzi keretse kwezwa byonyine, tukava mu byaha, tukava mu buzima bw'ibyaha, tugakiranuka, Imana ikatwishimira, ikadutsindira ibibazo duhura nabyo, ikadutsindira ubukene. Rero nshuti muvandimwe, niba unyumva, iyo niyo nzira, nta yindi. Iyo nta yindi nzira uretse kwezwa. Noneho Imana ikabana natwe, ikaturwanira intambara zacu, ikadukemura ibibazo twahura n'ibibazo, Imana ikaturwanirira. Twaba twihebye,
Imana ikaduhumuriza, twaba turwaye tugasenga Imana ikadukiza izo ndwara, hanyuma tukaba muri ubu buzima twishingikirije ku mbaraga z'Imana, kubera yuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yeremiya 17 ngo havumwe uwizera umwana w'umuntu. Dushobora kwizera bene wacu, abantu bakomeye, ariko ejo bakapfa ugasanga badusizaho. Dushobora kwizera amafaranga, igihe kikagera amafaranga agashira tugakena. Dushobora kwizera imibiri yacu ikarwara. Dushobora kwizera akazi kageraho kagashira. Ariko iyo twizeye Imana tukishingikiriza ku Mana, Imana ntabwo igisaza, Imana ntishira, n'ijambo ryayo ntirijya rishira. Rero nshuti muvandimwe, ubwo rero tugiye gusenga. Uwiteka Mana, ndasaba kugira ngo iri jambo rigende ryinjire mu mitima yabo, rihindura ibintu, abantu bahinduka ibyaremwe bishya. Mana ishobora byose, bagira akamaro mu miryango, bagira akamaro aho bakorera, bagira akamaro aho batuye n'igihugu muri rusange. Senge abantu barwariye mu bitaro, barwariye mu mago, abakene, abafite ibibazo by'amafaranga, abashomeri, abo bose ndasenze kugira ngo ugende mu izina rya Yesu, ubakemura ibibazo byabo byose baba bafite, kandi ubamara agahinda, bakemurira ikibazo cyose baba bafite, kandi ubahumurize, ubakize agahinda ko mu mutima n'agahinda gasaze, ubaha amahoro, kandi ijambo ryawe ryinjire rikemure, rihindure ibintu byose. Urakoze kumvishe gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen.